burya rero iyo mvuze ko website yawe nayigushyira kuri Google, ni nk'ibi ngibi mba mvuga. Mvuga ko nshobora kugukorera website cyangwa se ukazana iyo usanzwe ufite nkagufasha kuba website yawe yagaragara kuri Google. Ndetse uko bishoboka ku ma website ni nako bishoboka ko ubaye ushaka kuzamura personal presence yawe, dushobora kugufasha izina ryawe rikagaragara kuri Google nk'uko uri kubibona. Ibyo ukora, social media zawe n'ibindi bigiye bitandukanye, waba unafite personal website nayo ikagaragaraho, ibyo ngibyo birashoboka. So niba ufite website ikaba itari kuri Google, niba uteganya gukoresha website ukaba ugiye gukorana n'umuntu utakwereka uburyo website yawe izagera kuri Google, icyo nakubwira ni uko urimo uragerageza gukorera mu gihombo. Ushobora kubikora umwaka wa mbere iyo website ikaraninga, ariko in the end umwaka nurangira uzasanga nta kintu gifatika yakwinjirije, bikugore cyane gukomezanya na website umwaka wa kabiri. So niba ukeneye ko website yawe ijya kuri Google, nyandikira nonaha cyangwa urebe link iri muri description.